kunda umwanya waherezaga umuntu ugusuzugura umwanya kugira ngo muvugane ugabanye ugenda wimurira kuri wa muntu ugukunda umakinge sure neza ko agukunze byashoboka. Njyewe nama nagira cyane basaza bacu nuko umuntu iyo hari umwanya yagufasheho akagukunda, hari byinshi biba byaraciyemo aho hagati, igihe mwanyuzemo, amagambo mwabwiranye, impano mwahanye, amasezerano mwagiranye, ibyo bintu byose iyo ubifashe ukabyica ku munsi umwe, cyangwa hakaza undi muntu uturutse from nowhere agahita yitambika mu rukundo rwanyu akabicira ibyo bintu byose. Umwe muri mwe. Eyo, what's up Kigali, what's popping in Rwanda, nizere ko meze neza rero. Ndagarutse, murabona ko ibintu byahinduye isura hagati ni Yezu hagati y'ibisambo bibiri. bagize hagati Ni Yezu hagati y'ibisambo bibiri, ariko niba baraba Baraba muri ya side. urabera urya. Yes, iki kiganiro rero ntikigucike kubera ko niho hantu ushobora kuba ugiye gusubirizwa ibibazo byose wigeze kwibaza, wigeze kugira amatsiko, byakubayeho ukabiburira ibisubizo, byose ugiye kubisubizwa. Aha ni kuri Bidani Drill no kuri Egide Collection, hose murajyaho mubibone, no kuri Bidani On Air hose murajyaho mubisangeho, wibonemo twebwe natwe turakwibonamo. It's about to go down. Urakaza neza imbere y'abaturarwanda. murakoze kunyakira. Nanjye murakoze kunyakira. Jeni Egide nk'ibisanzwe baranzi. Yes. Nanjye ni Tania. Tania, iki kiganiro tugiye kugirana, ndagira ngo abantu nyine barimo gukomereka mu rukundo muri iyi minsi, abantu barimo kuba mu rukundo baryoshye, mwese murakaza ahangaha neza kuko mugiye kubona nyine ishusho yanyu imbere. Nyine twebwe tugiye kuba ishusho yanyu, tugiye kubabera urumuri. Yes. Iyo bavuze urukundo wumva iki? Urukundo njyewe ikintu cya mbere numva icyizere, nicyo kintu cya mbere cyatuma n'urukundo n'urukundo hagati y'abantu. Icyizere pe nicyo mfata bwa mbere mu rukundo. Jewe urukundo ubundi ukuntu rwumva nuko wenda abantu babyishe, ariko ubundi je numva ko urukundo ari ahantu umuntu abonera umunezero. Ni ahantu umuntu yagakwiye kuba ari, ukaba uhabonera ibyishimo mu rukundo, kuko urukundo iyo ari rwiza nta kintu kingana ni umunezero mbese. Abantu mbere mwasubijwe muri comment section duhuriremo. Okay, twagiye rero sasa. Hari ikintu abantu benshi bakunda kwisangamo, maze no kubivuga muri content natangiye gukora muri iyi minsi, ndabizi muraza kuyikunda. Hari ikintu abantu bisangamo, ugasanga umuntu afite umuntu akunda cyangwa se bakundana, noneho we aramukunda, amwifuza mu rukundo, ariko aramwereka yuko ahari, akamwereka ko adahari, nyine akaguma hagati, nyine we akabura uruhande rwe, akabonye uyu nese uyu munsi kambwiye neza, mu kanya kambwiye nabi, arahari mu rukundo cyangwa ntago ahari. Nyine iyo shusho ndashaka nyine ngo tugende tuyisobanura, buri muntu nyine avuga uko yiyumvaho, nyine uko yisangamo, kugira ngo nyine abantu badukurikirana bagende barushaho kuryoherwa n'ikiganiro cyacu. Njyewe ukuntu mbyumva, gusanga nk'umuntu no gusanga nk'umuntu aguhoza mu gihirahiro. Rimwe ukabura amufite, ubundi ugasanga umufite. Cyane cyane rero iyo wumva ibyo ngibyo, iyo umugumyeho, cyane cyane ibyo bita nko guhatiriza, guforosinga umuntu. Cyane cyane ugasanga nk'umutipe, hari nk'umukobwa uhora ushyiraho imbaraga kugira ngo ukundane. Kuki se umukobwa atashyiramo imbaraga? Cyane cyane bikunda kuba ku bahungu. N'umukobwa Baraza kutubwira uko byumva. Hari ukuntu usanga nk'umutipe, hari nk'umwana w'umukobwa
usanga ashyiramo imbaraga kugira bakundane nyine agahatana cyane akavunika cyane akamushoramo ibintu uriya mwana w'umukobwa bagakundana kubera bya bintu amushoraho ariko wagakunda ibyo bintu ariko exactly atamukunda ntiyemere guhomba ibyo bintu kandi ntiyemere no kwakira uwo muzana noneho wa muntu rero igihe amubura ngo niryaye amubura cyagiye bya bintu bitabonetse igihe bitabonetse byaboneka nibwo amubona bitaboneka akamubura rero icyo gihe rero ibyiza agenda numva guhatiriza mu rukundo ntabwo ari sasa ntagire umukobwa urengana uhari ataba beshyuye mu abakobwa hano ku bwabo ubwo aho ngaho rega bigahita binumvikana ko abakobwa bikundira ibintu kurusha abantu renganura bashiki bacu guys bari kutubeshyera abakobwa ntimukabeshe abakobwa mpari icyambere abakobwa dukunda sibyo dukunda keya ibyo bintu muri kuvuga biriya byose ni keya nyine umuntu sorry gatoya kuguca mu ijambo umuhungu waguhaye keya ni umuhungu ubundi uba wakoze iki muri rusange aba yagukoreye iki reka nkubwire sibyo tutitaye ku bushobozi afite nyine yaba atishoboye cyangwa yishoboye ikintu yagutunguje atari ukukubwira ati ese urashaka ikimuzanira iki sibyo we akagikora nyine kimuvuye ku mutima ukajya kubona niyo yakoze na bundi kumva niyo yari akakugurira wenda nka bible nyine ibintu byiza ubundi ikintu abakobwa dukunda umuntu utwitaho nyine atabanje kumumbaza ngo ese ndebye ngo ngashyira amafaranga ajya gusuka ibiti cyangwa akakubwira ati nyine akakubwira ati yabona nk'uko umusatsi meza gutya se wowe ntiwibwize umubwire ngo ndebye ndashaka kujya muri salo ahubwo wakaza akakubwira ati ndebye ntabwo ameze neza ajya muri salo bagukoreremo neza mu kinyapfura izo nizo bita keya ntabwo ari ugukura nawe muri kuvuga ngo abakobwa dukunda amafaranga cyangwa ariko nanone nkunganiyeho gatoya ndashaka kumvisha nanjye abahungu bagenzi banjye ukorera umukobwa ikintu ukumva ko agukuye ubukozi ibyangombwa ubukozi by'ingenzi ni inshingano nyine nk'uko yazikorera niba wenda hari ikintu ukorera umukobwa ntukumve yuko agukuye cyangwa se akurushije ubwenge kubera ko ni icyangombwa nyine ugikoze ugishaka ni nk'uko wagikorera mushiki wawe nk'uko wanagikorera mushiki wawe kubera ko ugikoreye uwukunda ariko rero giye ukuntu mbyumva nanone nubwo ari ngombwa ko twita kuri bashiki bacu ariko nabo hari igihe babifata nk'ikiguzi urakoze cyane kuko reka nguhe nk'urugero nawe hari nka serivisi bagukenera ku mukobwa ariko kubera yuko hari ibintu ngo udakora ugasanga ntabwo icyo kintu ukeneye ube wakibonera igihe sibyo urakoze cyane aho ndi kukumva kubera ariko iyo cya kiguzi ugitanga serivisi zose wenda ukaba wazibona so njye numva niba koko atari ikiguzi ari inshingano z'ibyo nkora n'umukobwa yewe yagakwiye kumva yuko ibintu byose biva kuri we bijya kuri ari inshingano ntagire umukobwa urengana uhari urakoze seka nkubaze iyo ugiye gufasha umuntu umufasha uzi ko ari ikindi wenda ugiye gufasha umuntu utishoboye uzi ko ugiye kumufasha azagira ikintu nawe azagufasha cyangwa ubikorana umutima ukunze kuba turamureka mufashe wenda Imana izamuha ugategereza se Imana izamumugisha gufasha umuntu no mu rukundo se niko bimeze none se kankubaze mujye kamubwira ubundi ikintu cya mbere ugomba kumenya umusore niba ushaka umukobwa mwiza sibyo muharanire umwiteho asa neza ntahandi yajya ariko se iryo tegeko ryose kubaza kamubaze ushaka umukobwa mwiza umugore wawe ntabwo umwitaho ntabwo wamwitaho none kuki utakwita ku mugore w'ahazaza ubu ukuntu bivuze ngo niba ushaka ngo umugore mwiza cyangwa umukobwa mwiza ngo muharanire mwiremere muharanire nyine muharanire se gute kuki utajya gukunda kuki utajya gukunda wundi uri aho ngaho ukajya gushaka wundi urenze ko mbega umukobwa usa neza mbega umukobwa utwaye imodoka nziza ni ukuvuga ngo umukobwa mwiza iyo umushaka uba ugomba kwirengera ibyo uramusangana cyane ariko nanone ndikungiye ku ruhande rw'ukunda gute niba usanze umukobwa akunda ibisuko byiza ubu ugiye muri bato y'undi muntu wabikoraga urabyemeje haba hari undi muntu wabikoraga
ubwo ugiye muri moto y'undi muntu wabikoraga ibyo naba nabyikoreraga njye akaza umusponsa uri kumva uza gusapotinga listen munyumvira kunzeka turakumva cyane uraje njyewe usanze isa neza nishyura igisiko cyanjye uvuze mu bijyanye n'iki uje nkande unsabye urukundo una propose yuko nyine ahubwo agiye kuri site y'uyu nguyu urakoze cyane komeza ntabwo tuba tuje dusanga wabyikoreraga bashyi bangiye mu gihe tuje guhangana uratekereza yuko nimba nje turasohokanye nambaye neza pe ninjye wabyiguriye yego njye nawe turi kumwe abashiti bawe iteka n'iteka ntabwo bavuga ko ari umukobwa wabyiguriye bakisakoza bro urarenze ni ukuntu wamwakije bashima wowe ntibashima umukobwa kuki bashima wowe kuki abasore uzi ko hari igihe uba ufite sheri nari kinakumara hari igihe uba ufite sheri uri kumwe n'abajama bagahita bakubaza ati nka kuriya wenda tuvuge ari kumwe n'abandi hariya uri kumva bari nyine kuganira natwe turangaha turimo kuganira nk'abajama nabo bari hariya nyine bari ku ruhande rwabo bari kuganira iby'abakobwa natwe turi hano noneho ugasanga muri society abajama barakubajije nyine kwa kutagira umukunzi bikunze kubaho cyane ugasanga wenda tuvuge uri muri society wajyanye n'umukunzi cyangwa se mwahuriye mu bukwe n'abandi bantu muziranye benshi abakobwa wenda bari hariya cyangwa se abamama n'abahungu muri ahangaha bikunze kubaho ugasanga wenda for example ndakubajije ati se sheri wawe ninde noneho kubera ko utari proud yiwe kubera ko utamwitaho nyine ngo abe ari cute aryoshye noneho bakubaza ati sheri wawe ninde kubera ko bazi ko wamuzanye nyine utamusize ukahita ukoresha nk'umuntu ukavuga ngo nkuriye ubwo harimo abantu benshi none se ko hari abakobwa 5 cyangwa 6 ukoresheje umuntu baturamenya sheri wawe ari uwuhe muri abo none si byata ntabwo ari gusa jya ikintu numva cyangwa se ugakoresha urugo nturiye uri kumva ariko ukoresheje umuntu uratuje ukabima amatwi cyangwa ukabima amatwi ukijijisha ati ibyo ntabwo ari byo byatuzanye ariko wari uzi yuko kenshi na kenshi buriya gusa neza k'umukobwa ni icyubahiro cy'umugabo we ariko rero jya ikintu cyane cyane mbona kuri ibyo ngibyo turakumva urumva mu gikari bameze nabi iyo ushaka gusa neza nako umukobwa wawe kwasa neza cyangwa umugore wawe cyangwa umusheri wawe sibyo ikintu gihari gusa neza cyane cyane abagabo yego iyo afite urukundo mbese iyo umugore amukunda biba gakeya gusanga wenda umugabo ari mubi cyane urumva ariko iyo cyane cyane reka twivugira abasore sibyo iyo ufite umukobwa gukunda cyane yego urumva kenshi na kenshi ntabwo ushobora kuba utamuspoilinga kabisa ngo umute w'amafaranga sibyo cyane rwose kenshi na kenshi abatipe uzasanga cyeka wenda ari ayigifitiye kizi ariko umutipe uzasanga afite amafaranga ni gakeya cyane uzasanga atita ku mukobwa igihe uzasanga atita ku mukobwa ni cya gihe wa mukobwa nawe amukina kandi none nanjye nibira akabanga abakobwa hari ikintu mutazi buriya igihe ukunda umuhungu ugukunda ubizi neza kuko abakobwa muba muzi abahungu babakunda sibyo n'abarimo barababeshya igihe rero uzi uriya muhungu ugukunda kandi waba proud yiwe uwo muhungu jya umukorera buri kira kitu cyose jya umuha keya nyine jya umwereka yuko uhatanira ko yishima iyo yishimye nyine biba byakuvuniye icyo gihe uwo muhungu uzaba umufite nk'uko ufite kano kamayira uzaba umufite nta kibazo ushobora nyine we akora byose nyine aba ari proud y'ahazaza hawe ntabwo aba ari proud y'icyo gihe n'ibanga mbibiye nimurangire muri comment section mushyiraho amafaranga uzi ikintu abakobwa rero bataramenya se umukobwa azi ngo wumva iyo urimo kumushoraho ibintu yego ngo ni isura ye aba yakoresheje icyo kimero cyawe ntabwo ari cyo cyasaje ahubwo umutipe kugushoraho ibintu kuko abagabo cyambere bajya bavuga yuko abagabo dukunda icyubahiro sibyo mu cyubahiro cy'umugabo ntabwo ari ukuvuga wenda ngo umupfukamire cyangwa umugire iki
nyine umubona ugasa nk'ubonye diyama nyine kumufata neza kumufata neza. Iyo umugabo umufata neza I swear arahanga niyo yaba n'igiceri cy'ijana azagifasha cye kikusanya. Kandi noneho abakobwa mufite n'amahirwe ntabwo muri nk'abahungu. Buriya umuhungu aba afite ikibazo, ntabwo ndajya imbere ya sheri wanjye kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu nta kintu ndi bumuhe, nta ijambo ryiza nyine riri bujyane n'ikindi kintu cyiza, ariko wowe umukobwa uri free nta mafaranga uzazana, ibintu ni petit à petit, urazana ijambo ryiza uri kumva, urazana keya gutungura umukobwa ati ndi kubona umeze gutya none uyu munsi wabaye mwiza cyane, sinzi impamvu ndi kumva nshaka kugumana nawe. Ayo magambo nyine ni stamp, urimo gutera stamp ku mutima, uri kumva nyine abajama nta kindi kintu nyine gituma aba confidence nyine icyo gihe abona proud yawe. Ntabwo ushobora kuba nyine iyo utaba proud yiwe, hari igihe ahura n'umuntu ushobora kubaza ibyo bintu yabikora ahita ni kwa kundi nyine umushobora gucapura telefone umuntu ahita agenda umuntu ahita agenda byihuse. Ni ukuvuga ngo rero ku bantu batajya babasha gusobanukirwa ati se bimwe twavugagaho kare, kubera icyo umuntu anyereka ko ahari ubundi akanyereka adahari, uko adahari. Umuntu ukora ibyo bintu aba arimo kwica umuntu, aba arimo gukora menanse. Iyo ni menanse ikomeye cyane ariko itagaragara, menanse y'amarenga. Nyine kuba umuntu ako expectingaho ibyishimo, nyine ategereje ko umubwira ijambo ryiza akishima, ntabwo urimubwiye nyine, kandi nyine wowe wamuhaye karibu nk'umuntu witeguye kumva iryo jambo ryiza, ariko nturimubwiye, urimo kumumenasa. Nyine ibyo bintu birekuri kumwangiza, kuko abonye amahirwe yo kukwanga yakwangana n'ibyayo byose n'inzira ushobora kuwucamo ntabwo yayicamo. Urukundo ikintu cyane urukundo icyambere ni ukwizerana. Ubundi se nyine ubundi ukundanye n'umuntu mwizerane, urukundo ruba nyarwo, ariko ari uburyarya nta kwizerana kuba. Ariko icyizere nanone umbwiye ute nanone nizere, sibyo? Ceceka nkwereke, urambwiye nizere kandi jewe urega umuntu mukundana munahorana uramumenya, sibyo? Urambwiye ngo nkwizere, ariko muri uko kukwizera ndabona hari utuntu tw'uducenga mba ntasobanukirwa neza. Kuki nimvuga utwo tuntu tw'uducenga ndi kubona tutanshimisha, uri buhite unsindisha ijambo ngo reka twizerane. Icyizere yego ni sawa, ariko icyizere uzi umuntu cyubakamo ni wa muntu n'ubundi ubona ukabona nta bintu uri kumubonamo, kujya gucukumbura inyuma nibyo bibi. Ariko umuntu urabona ahari uducenga, wajya kubimubwira akakufungisha ijambo ngo rero ngo ahantu hatari icyizere ngo rero. Buriya umuntu ugukunda ibyo bintu byose Egide avuze bishobora kubaho ku muntu ugukunda. Umuntu ugukunda niyo wamuca inyuma gute ntashobora kubimenya, ariko wabikoranye ubwenge utanamwimye umwanya. Ni ukuvuga ngo niba wenda tuvuge for example ukunda Egide, uramuha buri kimwe, uramuha umwanya, ntabwo ushakaga kure, nta kintu nyine ufite wamwimye, ntabwo wamubwiye nabi, wamubwiye neza amagambo yubaka umutima wiwe. Nyine buri urukundo ni nk'umurima w'indabo, indabo iyo utazuhirira cyangwa se ngo uzitunganye imitwe itangira kugenda ihirima. Ni ukuvuga ngo rero igihe wahaye umuntu mukundana ibyo ngibyo byose, uba ufite amahirwe 90% yuko atari bukubaze ngo uri kumwe nande wareva nyine weho kuba utari kumuha ibyiza, nyine ngo umuhe care umuhe space, agakeka ko ari umuntu ubikorera kandi we nta kuntu aba atakubwiye ngo umukorere nta cyaba atakoze, icyo gihe wamubabaje. Ariko igihe ubikora niyo wagenda ugakora ibiki n'ibiki abibona ko ari ibintu biri easy, kuko nyine hari igihe nyine buri umukunzi niyo waba umufite umufatanyije n'abandi bantu benshi, ariko ako kanya niwe umufite, ako kanya niwe umufite ari mu biganza byawe. Hari abantu badakunda gufatanya nyine, hari igihe udakunda gufatanya ariko utabimenye, ariko nyine icyo gihe amafaranga, ubundi urukundo rwakagombye kubaho nk'amafaranga. Amafaranga ntabwo ari ayanjye, nta nubwo ari ayawe, nta nubwo ari ayuye, ariko igihe ari mu biganza byawe aba ari ayawe. Ese niba uyamanaginga nase njya kubaza aho ngaho mbaye confused ku buryo wamenya ko sheri wawe, sibyo? Uyu munsi ari iwanjye hano, sibyo? ukabyihanganira kubera yuko uzi ko ejo uzaba ubufite. Ni ukuvuga ngo
mbere na mbere amafaranga yawe ubuzi ibyo ugomba kuyakoresha ubuzi n'ibyo ari buze gukora ni ukuvuga ngo ufite miliyoni ariko ni yawe urimo kuyipangira kuyigurira ubutaka uri kuyipangira kuyigurira wenda tuvuge telefone iPhone uri kuyipangira wenda tuvuga gukoreshamo imodoka iyo miliyoni yawe ni ukuvuga ngo nuyishora mu gukoresha imodoka iyo modoka irakora igende nushora mu butaka urabugura urawabuhinga ariko nta muntu wemerewe uri kumva nta muntu wemerewe kuza gufata muri ya miliyoni yawe ngayikoresha icyo ashaka of course sibyo kuko nta yawe nyine niyo mpamvu rero ahantu biza gutandukanira rero ngushatse ngo dukundane kugira mbese nk'ikira mbe n'umukozi wo kukurinda intambwe turanyurwa icyambere ni ukuri turanyurwa icyambere uri kumva ku mukobwa muzima baranyurwa ariko umukobwa utari muzima niyo ashobora no kugutuma umutima w'indogobe ukabaga indogobe ukavanamo umutima ugasiga amata ugasiga inyama zifatika ugatwara umutima abahungu buriya baravunika wa mukobwa buriya ntuzajya ubona umuhungu uri mu rukundo akazi ke kose agakora atekereza urwo rukundo inyungu zose abonye abakobwa bavuga barahari ariko umukobwa ntabwo afunika nk'umuhungu ntabwo umukobwa afunika uzi ikiguzi umukobwa aba asabwa mu rukundo ni kimwe cyonyine ijambo ryiza umwanya uhagije amagambo meza umwanya uhagije ibyo bintu uko ari bibiri na respect kubaha umuntu nyine muri kumwe of course nyine ukavuga ati umukunzi wanjye ni diyama igihe uri mu bantu yaguhamagara ntiwibe tukamwitaba ukamubwira ati so ndi mu bantu noneho ibi ngibi mbajijeho reka mbanze inegere ku ruhande cyangwa mbanze muguke already tubiganireho neza kuko ndikumva bitasawundinga neza impande y'abantu turi kumwe buriya iyo ufite umukunzi uguhoza ku nkeke ujya kwitaba ukihisha cyangwa baguhamagara ukahita uyirya urwara ukahita cyangwa ugahita ayifata arayifata akanacekinga ntiduguhamagaye ngaho ibaze ngo ntiduguhamagaye ni ukuvuga ngo inkeke zihoraho inkeke nyine ari igihe umuntu agoza ku nkeke nyine urukundo nta gisobanuro rugira urukundo ni ikintu gitoya ariko kikugeraho kikagushwanyuza kikagukwedura nyine ukaba munini uri kumva urukundo ni ikintu winjiramo gake ariko mani kikivamo n'ibibazo hari igihe ukivamo neza hari n'igihe ukivamo uri inkomere cyangwa uri umurambo cyangwa uri umurambo hari abantu biyahura twitondere urukundo twitondere abo dukunda inama nziza cyane twitondere urukundo twitondere abadukunda buriya igihe umuntu agukunda niba wumva utamukunda wimumenasa mwubahe umuhe respect umuhe umwanya nyine umuvure kugeza igihe azongera kwisanga muri situation atagutekereza kuko igihe umuntu agutekereza cyane igihe umuntu aguha umwanya uhagije cyane igihe umuntu nyine we mu mutima we yumva yuko ari wowe ubuzima bwiza uri umuntu ugukunda aba yumva ari wowe ubuzima bwe uzi ko ari n'igihe sibyo ushobora kubukuza ukanebera sibyo njye ntagukunda pe ntagukunda ariko ngapfa kukwemera nyine ugapfa kwihanga umwanya tugiye tuvuga uko birangira gukunze kurushaho hari igihe twanga abantu batugirira akamaro tukagumya kwirukanka inyuma y'abantu bashaka guta igihe cyacu kubera ko buriya umuntu ukunda cyane by'umwihariko ukunda n'ubuzima bwawe bwose uriya muntu aba afite undi muntu nawe yirukankaho urukundo nicyo gisobanuro cyarwo ntimukavunike nyine mujye mwihangana igihe uri mu rugo ukunda umuntu ukabona ntari hafi mwige kwita ku bakunzi banyu hari igihe aba uwo yirukankaho aba nawe yirukanka ku wundi ku bw'amahirwe hari igihe nyine ucakirana n'umuntu nawe akagushaka nyine bikaba nkaho nyine kumwe ujya kugura inkweto ugasanga iragukwiriye ntongere kwigera iyindi rero inama nziza cyane tugira no ku musozo kugira ngo tutabarambira kuko tuzatubakubita ibiganiro kenshi gashoboka inama nziza niyo ngiyo buri wese ahangaha nihereyeho tugiye kubagira inama mu rukundo tugana ku musozo kugira ngo twese tubane neza mu mahoro n'abadukunda n'abo dukunda n'abo duhura nabo igihe rero ubonye umuntu ugukunda by'umwihariko wifuza icyiza kuri wowe wimwereka ko nyine
wamugiriye impuhwe kumuvugisha ari impuhwe wamugiriye, mwereka ko nyine umwubashye kuba agukunda, mwereka ko umwubashye kuba yaguhaye uwo mwanya akagukunda, umwubaye nyine uwo umuntu ugukunda n'umuntu udasanzwe. Muri iyo minota ushobora kugira ikibazo akakwitangira kurusha wowe ukunda wirukankaho utaranarara gutekereza. Umwanya uhereza umuntu ugukunda wa wundi ukwirukanka inyuma ukube kurusha umwanya uhereza umuntu ukunda utagukeneye nyine utaba yumva yaba hafi yawe. Ba proud y'umuntu ugukunda, umwanya waherezaga umuntu ugusuzugura, umwaka igihe umwanya kugira ngo muvugane ugabanye, ugenda wimurira kuri wa muntu ugukunda, umaking sure neza ko agukunze byashoboka, cyangwa se nawe ushakisha uburyo wamukunda nyine tu kugira kuko mukundanye n'uriya muntu kwirukankaho mwakura urukundo ruhambaye, mwahindura isi. Iyo nama nabagira rero, niba ufite umuntu ugukunda muzigame, ni diyama yawe, ni umutungo wawe yakugeza kure. Wimufata nkaho nyine yabuze icyo akora, umufata nk'umusazi, umufata nk'umuntu ufite akamaro, kubera ko nawe ni umuntu kandi umwubahire kuko agukunda, kuko nicyo kintu kiruta byose muri ubu buzima tuba dukeneye. Okay. Bagira inama. Bagira inama nagira cyane basaza bacu, nuko mugomba kwikuramo ijambo ryo kuvuga ngo turabakura. Ibyo mukora ni inshingano zanyu, tuba turi no kubatoza uko muzafata abagore banyu hazaza neza, tuzabaca mu myanya y'intoki. Icya mbere ni ukubahana, no kwizerana no gutanganya umwanya. So twige kuba proud y'abo turi kumwe, twirinde akajagari mu rukundo. Nicyo nabagira. Okay. Thank you. Njyewe rero ikintu navuga ku bijyanye n'urukundo, sindi bubivugaho amagambo menshi kuko amenshi bagenzi banjye bayavuze. Njyewe ikintu navuga nuko niba ufite umuntu ugukunda, heza agaciro n'umwanya mwamaranye ubiha agaciro, kubera ko umuntu iyo hari umwanya yagufasheho akagukunda, hari byinshi biba byaraciyemo aho hagati, igihe mwanyuzemo, amagambo mwabwiranye, impano mwahanye, amasezerano mwagiranye. Ibyo bintu byose iyo ubifashe ukabyica ku munsi umwe, cyangwa hakaza undi muntu uturutse from nowhere agahita yitambika mu rukundo rwanyu akabicira ibyo bintu byose, umwe muri mwe umutima we uba ni nko kuwufata ugahita uwuteramo nk'icyuma, mbese uwo batwaye aba yishimye, aba yumva n'ibintu arimo gukora ari proud yabyo, nta kibazo afite. Ariko wa wundi usizwe we aba ahungabanyijwe, aba ababajwe cyane, ku buryo umutima we no kongera kuba stable binagira ingaruka ku wundi bongeye gukundana. Bya bintu bimubayeho bimugiraho ingaruka, arabyimukana. Ugasanga undi waje niyo yaba yifitiye umutima mwiza, nta myizongeso afite, ariko akantu gato akaba victime ya wa wundi kubera ibintu yamukoreye. Rero ibyiza ni uko umuntu niba umwemereye ko mukundana, ukabona nta kintu kiba gukorera, ukabona urukundo rwanyu rumeze neza, krize cyangwa utundi tubazo tuba mu rukundo ntituzatume uwo muntu. Bana nawe mukorere hamwe, Imana irabafasha, irabasapotinga cyane. Yes, witererana umukunzi wawe, nicyo nabivuga. Tererana umukunzi wawe, iyo ni inama ikomeye cyane. Kwa kundi usiga umuntu mu rukundo kandi wararumujyanyemo, umubutaye mu nyanja mo hagati, ari koga nta kampasi afite, atazi ngo azagera ku butaka gute. Ni ukuvuga ngo rero niba uvuyanye n'umuntu mu rukundo, ubahiye amagambo wamubwiye, genda umusebya mu bantu. Niba utandukanye n'umuntu mu rukundo, uba proud yiwe kubera yuko wabaye proud y'igihe kirekire. Nyine uko buri hari ikintu mutamenya, uko nguko ugenda umusebya, ugenda umusenya, niko ugenda wishyira hasi. Wewe uba uciriritse kuko warakundanye n'iki n'umuntu udashobotse, kandi kubera ko weho ari wowe wumva yuko adashobotse. Mwubahe
bishyire ku yindi standard, bishyire ku yindi level, uvuga ati nakundanye n'igihangange kiransiza kiragiye ariko cyari igihangange kubera ko cyambwiye amagambo meza ya nyine yari giant nyine mwubahe abe muri memory zawe kubera ko abona umuntu wagutwaye igihe kinini cyane agutwara umwanya ukomeye umuspendingaho byinshi amafaranga igihe umutima marangamutima hari ibyo uba warimye ab'ingenzi kuri we ukabimuha ibyo byose rero iyo umusuzuguye nawe uba wiciye amazi ni wowe kigwari nyine kiba kiri mu hejuru y'iki turabakunda ibiganiro byacu nakagaruka kana subscribe usharing inshuti zawe kugira ngo mujye mukomeza mubane natwe kubera ko muri kubona ko turi umutungo utimukanwa murakoze kandi mugira amahoro ciao ciao.